hanyuma afata amazi njya nkunda kugendana amazi ndayabereka n'agacupa ngendana akaba kariho kano kamfasha kumenya ingano y'amazi nywa. Abantu benshi baziko kunywa amazi ari ukugotomera, oya. Narabyibushye hajya ndeba itama, nkareba itama ahantu rigera, nkareba inda, iyi nda mureba kakanya umva noneho narindi no mu bihugu by'abanyamahanga ibintu byose ari amavuta. Naragiye ndabyo hamwe nabo twabanaga ngatereko se mubye uzongera usubire kuri yataye, ariko birongera birakunda kandi birashoboka. Nukuvuga ngo nimbunzi 2015 kuko nge nabyaye mu gihe gikurikiranye ndongera ngira igihe cyo kugaruka kuba ngewe kugira bya biro byanjye. Hashize imyaka hagati y'umunani n'icumi, hagati y'umunani wenda nzamure umunani, reka mvuge ku myaka. Tuzi neza ububi bw'ibiro byinshi n'ibyiza byo kugira ibiro biringane n'umubiri wawe, kuko ntugomba kunanuka none ngo ujye munsi y'ibiro ugomba kugira. Cyo gihe uzisanga muri malnutrition, uzisanga ukwiriye kujya kuri za rutofu baha abantu bafite imirire mibi. Nongeye kubasuhuza mwese abakurikira Gisa Foster TV, ndabibusaba gukora subscribe, like and share, ushyireho na comment, hariho na nimero ushaka kutwoherezaho igitekerezo, urabyumva ute, urifuza ko tuganira nabyo biremewe, ubuhamya ku buzima runaka bwawe waciyemo, ku burwayi waba waragize ukaza kubukira n'utarakize. Kingenzi nuko tuganira, harimo kwiga no kwigishanya, harimo gufashanya cyane cyane kugira ngo imyumvire n'imitekerereze yacu ikomeze kuzamuka. Ni Gisa Foster muri kumwe nk'ibisanzwe. Uyu mwanya nifuje ko tuganira ku bintu bitandukanye, muri byo harimo cyane cyane cy'abantu bakunze kumbaza, ubwo ni mu nshuti za hafi n'abantu duhura haba mu kazi, bajya bambaza ngo ukora iki ngo ibiro byawe ntibyiyongere. Abana ufite uko bangana n'imyaka ufite, umuntu arakubona 2015 na 2016 na 2024, umubiri wawe ntabwo wahindutse. Ntabwo ndi muri ba bantu bimana tips ngo nimba ari ikintu ukora ntukibwire mugenzi wawe, ngenda bikubwira nawe ukigeragereza, icyamfashije nawe cyagufasha. Hari abantu usanga ukamubaza wisiga iki, tiye batimfa gukaraba nkanisiga nkagenda, no bwira mugenzi wawe icyo ukaraba nicyo wisiga ugacya, nawe abigerageza. Nimba hari icyo ukora ngo ibiro ntibyiyongere, ntacyo bitwaye ko bisangiza mugenzi wawe, dusangize ibyiza, tubihanahane ibyiza, tubiganire. Inama yagufasha ishobora no gufasha undi, nanjye kamfasha. Mbere yuko ngera ku ngingo nyamukuru y'uyu munsi, reka manze mbabwire icyo ngicyo, kuko harimo nabandi bambajije impamvu umuntu aribwa mu gihe cy'imihango ku badamu, abakobwa. Noneho ndavuga kuribwa byo biriho, ugomba kuribwa, ariko se ubwo buribwe wabugabanya gute, wakwitwara gute kugira ngo udakomeza kuribwa ntibinakubuze kujya mu kazi kawe, kuko hari abantu baremba n'akazi ntibakajyemo. Reka rero mere kuri icyo ngicyo kibiro. Ubundi uko umuntu akura bitewe n'ibihanyuramo, kubyara, konsa, ibiro biriyongera. Ibiro by'umuntu biriyongera pe, ntabwo ari ibanga. Nanjye biriyongera pe, ntabwo ari ibanga, nta nubwo nabibahisha. Ariko kimwe cyo mbabwira, ibiro uko byaje bigomba no kongera bikagenda. Kwiyongera kw'ibiro biroroshye ku bantu bafite imibiri nk'iyi yacu ishobora kubyibuha, ariko no kugabanuka kwabyo ntabwo navuga ngo kuroroshye cyane, ntabwo biba byoroshye. Mu cyumweru kimwe, mu byumweru bibiri ushobora gushyiraho ikiro kimwe cyangwa bibiri, ariko bikagutwara ukwezi kugira ngo kiveho. Nge rero nta ibintu ngiye kubabwira ni ibintu byoroshye cyane, nkora buri munsi, n'ubuzima nkuko nari maze kubabwira. Nari mfashe akanya gato ngo nsome ku mazi. Ibintu umuntu akora bya buri munsi biriya ntibazakubeshya. Nta muntu upfa kubyibuha biramupango, nta muntu ubu cyangwa apfe kubyibuha ngo byizane. Oya, kubyibuha hari ikibizana ku muntu.
amafunguro ufata nayahe, uruhuka bingana iki, nta siporo ukora. Nanjye nta siporo nkora ihambaye, ushobora kwiha pene yo kugenda n'amaguru iminota 30 mu minsi 2, rimwe mu minsi 2 cyangwa rimwe mu minsi 3, ariko ako nkaba nagakoze. Bivuze ngo ntabwo nkubwiye ngo jya muri siporo ya buri munsi wihanyagure hariya ku mugongo uturike, hoya ntago ari ngombwa. Ukora imyitozo isanzwe, ariko ngiye nta niyo nkora. Uko kugenda iminota 30 ku munsi cyangwa nka kabiri, rimwe mu minsi 2 cyangwa rimwe mu minsi 3, ari nubwo mari cyumweru, ahubwo nkuko nabibabwiye ibyo winjiza n'ibyo usohora byakabaye bingana. Kubanga umubiri wawe ugomba gutuma utwika ibintu winjije mu mubiri wawe, ugomba kuwukoresha. Iyo siporo ugomba kuyikora igihe uzi yuko wariye ibinyamavuta byinshi, cyane cyane ibinyamavuta n'isukari. Ugomba gukora uko ushoboye kose ukabitwika. Igihe uzi ko wariye, abantu bakunda imigati, jya numva cyane cyane amarejime, umuntu akakubwira regime, shaka nkubwire, ukumva ni ibintu bizagufata igihe. Ariko nge nareba ibintu byoroshye bishobora kugufasha, nkabise kuki umuntu utabwira mugenzi wawe byoroshye, aho kugira ngo ujye kumukomereza ahubwo ubuzima. Ushaka kubwira umuntu ngo ureke ibi nibi, ngo ushaka ibi nibi, ugasanga ibyo ni ibintu bimutwara amafaranga. Reka ronge nkwereke umunsi wanjye uteye gute, kugira ngo ibyo biro ndebe ko nahangana nabyo. Ndaza kubwira n'ibintu mfata nka kirazira mu rwego rwo kwirinda, si no kwirinda ibiro, ni no kwirinda ahubwo ubundi burwayi bushobora kubikomokaho. Niba ubyutse mu gitondo, ubwo hapari yo gusenga no kubyuka ukumva yuko byutse ukicara ku buriri bwawe, genda woza amenyo yawe. Numara kuyoza, jya hari amazi yo kunywa, ufate ikirahure cy'amazi yo kunywa ukinywe. Numara kukinywa, ubwo umunsi watangiye, urakarabye. Akenshi umara gukaraba na y'amazi wanyweye nayo na twa dusirikirasiyo wakubise mbere. Urumva nimba ari utwa abdomino ukora, kuko guta ibiro mbijyana no kuba ufite no mu nda hatoya, kuko ibinure byo kunda bigira uruhare mu kugira indwara, mu kurwara indwara zitandura. Nimba unywe ayo mazi, nimba ugiye kwibrosa ukazanywa amazi, ugakora utwo twa abdomino niyo twaba 5 niyo twaba 10, hanyuma ukagaruka mu nzu ugakaraba. Wamara gukaraba ugafata breakfast. Guta ibiro ntabwo ari ukwicisha inzara, uko ndi kubikubwira kubwira umunsi wanjye. Fata breakfast yawe kandi fatika amafunguro ya mu gitondo. Nimba hari ibyo watetse ushaka kubifata, nimba ari igikoma n'umugati, nimba ari icyayi n'umugati, nimba ari ji runaka. Bibaye byiza ko mfata ji y'imbuto, wafata imbuto z'ubwazo. Buriya gufata imbuto ukazivanga niko gutera, ukabakozemo umutobe wo kunywa. Isukari ubunyweye igihe cyazagira ukagira isukari nyinshi mu mubiri. Fata urubuto ukwarwo. Urumva ntabwo wafata amaronji 3 ane, ufata ironji rimwe. Urumva ugiye gufata imineke ntiwafata iseri, ugiye gufata inanasi ntabwo wayifata yose. Ariko nujya kubikora mu mutobe, ukabivanga ukabi blendinga, ushaka gusanga uri inanasi yuzuye, ushaka gusanga uri nk'ikiro cy'amaronji, ushaka gusanga umwe ibintu birimo nk'inyomoro nk'icumi. Fata urubuto rumwe cyangwa 2, sibyo? Urekera aho ngaho. Fata ya breakfast yawe urenzaho urubuto. Hanyuma fata amazi, njya nkunda kugendana amazi, ndayabereka n'agacupa ngendana, akaba kariho. Kano kamfasha kumenya ingano y'amazi nywa. Abantu benshi bazi ko kunywa amazi ari ukugotomera. Oya, ufite smartphone yawe, be wise, jya kuri Google wandikeho water intoxication, amazi menshi, urebe ingaruka zayo. Ariko nufata icupa nk'iringiriho igipimo cy'amazi unywa nuko rimeze, ushobora kumenya ngo saa 2 ndanywa amazi angana gute, saa 3 ndanywa amazi angana gute, saa 4. Urumva ngenda nywa nkageza saa 7, nkongera ngatangira saa 8 ngakomeza. Hanjye ku biro byanjye, abantu bazabishaka aho ngo hasi hariho nimero bazambaza, kuko buri wese abikora bitewe nuko angana. Unywa amazi bitewe nuko ungana ibiro byawe. Ngiye nkurebera ibiro byawe, imyaka yawe n'indeshyo yawe. Fata ibintu ufite ibiri bine ashaka kunywa amazi yanaya. Nkanye ntabwo ndenza litiro 2 n'igice ku munsi, nabwo mba ndengejeho mililitiro
cyangwa 250, undi nakabaye nywa litiro 2 na mililitiro 250 hafi aho ngaho, ariko mpita mfata litiro 2 n'igice kwanga ibice nyine, kuko akwango karenzeho nta kintu kaba kari buntware. Ni ukuvuga ngo nimba amaze kunywa y'amazi mu gitondo ako kabdominora gakoze, kuko no mu nda ntabwo hagomba kuba, ntabwo bivuze ngo nimba ubyara rimwe kabiri ufite mu nda hanini cyane, ushaka kuhagabanya bikemera. N'uwo bidakunda I'm so sorry, ari gengenzi ko bizakunda, nizera ko byose ushaka ukunda iyo bishyize mu bushake, bitanakunze kandi ntiwiyice nyabona, ntuniyange ukuri ubwo nuko nguko kandi byakire. Hanyuma ya breakfast yawe urayifashe, urumva ni mu masaa moya n'igice ugiye mu kazi, sibyo? Nimba ugeze mu kazi wafashe na kagacupa urimo uragenda usomaho duke saa 4 nimba zigeze, ufite uwo muneke cyangwa ufite ubwo bunyobwa cyangwa nta n'ikindi kintu ufite, komeza unywa amazi. Utwo narimvuze ndadufata cyangwa sinufate, biterwa nuko umunsi umeze. Urumva ntabwo ndi muri bya bindi by'abantu usanga umuntu afite biscuit, umuntu harimo aranyunguta bombo, umuntu afite jus yo mu ruganda runaka n'ibindi bintu, ndi gufata ibintu by'umwimerere, sibyo? Noneho saa 6 ajya ku meza. Nimba ugiye ku meza, reba ipla yawe ufite imbere yawe, nushaka ufatira tucamo kabiri, caho umurongo camo kabiri, umenye ngo imboga zigomba kuba zikubye kabiri ibindi bintu biriho. Imboga na salade bikube kabiri ibindi bintu biriho. Bibaye byiza wijya kwarura ngo warura umuceri n'ibirayi cyarimwe ngo n'ibitoki, ntago utegetswe kwarura ibintu byose biri kuri bife. Kuba bife kuri imbere ntago bavuze ngo warura buri dish kora moya, nta tegeko rihari. Sha abantu iyo defo barayigira. Umuntu akaba ari mu bukwe noneho ukabona ahereye kuri dish ya mbere, turi kumwana imbere bajye babikora pe, Imana ibabarira. Oya ujya warura jambi ndabizi, ikobange mu gatuza uvuga uti Imana imbabarira, kwarura muri buri dish nta nimwe utarutse ngaho ibaze. None ukabona umuntu yaruye umuceri, sibyo? Yaruye ibitoki, yaruye ibirayi, ngo n'amateke ngo nari nyakumbuye, shyiraho gera ku mwumbati n'ikijumba. None ukase umuntu ibi bintu byose birajya muri we. Reka nukuri tujye tubwizanya ukuri, ibyo bintu byose muri we bigiye gukora iki? Nta kintu kindi bigiye gukorayo. Nuvanga ikintu babiri bukore, uburi bugene ugafata intungamubiri zirenze zo wakabaye ufata, isukari n'ibiproteine byose, noneho umubiri ugakoresha mu tuntu tutarenze ibiko 2-3. Noneho ibisigaye bikitekera mu biro bikibikamo, bikazavamo ibinure, bigasigara bishakisha hari umubiri bizajya kubamo. Hahandi umuntu ukabona atangiye kuzana ibinyenyanza atarabifite, akaboko ati ni Yesu ashimwe ataragafite, sibyo? Ukabona ijosi ritangiye kwicaramo rwose kandi utarurifite. Nuvuga ngo bya binure ntibiri bugende ngo bijye muri cya gifu wabishyizemo, ahubwo birajya mu mubiri wabishaka ahantu biri bwitekere. Utangira ugire ahantu ho kubibika, nibyo bya bicece, nibyo bya bindi byose tuvuga ngo guriya muntu atangiye kuzana nyakubaho. Urugero rwa hafi, reba nk'umutipe muziranye ari slim, sibyo? Hadutse inyama y'akabenzi arayiriye mu mezi 3, abenshi bari batangiye guhinduka. Murebe uramuzi, ntabwo muvuze izina, ntagira mvuga izina arakamerera nabi. Abatarahindutse rwose umva bazamura amaboko bashimira Imana, ariko we wakariye ugahinduka, nicyo cyaguhinduye. Abantu mwivugisha ngo rikeni n'ibindi ngo birabitwika, ntabyo bitwika, ahubwo birabikwicura umwijima, ikinure cyawe ukakigumana. Urayiye rero saa 6, sibyo? Niho naringeze. Dish yose nta tegeko rihari ngo yaruremo. Njyewe ndi wowe ubundi, abantu turi kumwe benshi bakunze kumbwira ngo se kwitaruka. Njyewe iyo ngiye kwarura ndagenda ngahera ku mboga na salade, namara kubishyiraho nkagaruka inyuma. None nkavuga ngo muri ibi byose batetse bashyize hano, neshyiraho urubuto, harabasigaye umwanya wenda w'ikirushe kimwe, wenda kifiriti, nimba atari ifiriti wenda ni ibitoki, nimba atari ibitoki abanze baswa undi bitoki kubi. Umuceri wa ni gake cyane mwarura kuri bife rwose, mbamba nundiriye amafaranga sori ku bantu bakunda kuwuteka. Urumva akenshi nkunze nko kugarukiraho, wenda n'ikindi kintu nabona nagisimbuza icyo, ariko kugira ngo ubone isahani yawe yuzuyeho bya binyamafufu byose ko byakabaye, hanyuma ngo uzati biro ntabwo bikunda.
saa sita yanjye niyo ngiyo. Mfite iruhande rwanjye y'amazi ntabwo abura, kuko ahantu ho kuyanywera na saa sita hariho, saa tanu iriho, saa sita iriho. urumva ko aho hose amazi yanjye mba nkiri kuyanywa. Turakomeje rero saa saba, saa munani, saa cyenda aho ngaho nijoro ushobora gufata imbuto. Nanone nasimbutse hehe? Amazi njye mbere y'iminota 30 nywa amazi. Yego. Kandi njye nahereye mu gitondo ndi kunywa amazi. Rero munyumvire hano afite director w'ikiganiro umva kumvikana bari intambara. Janvier nakubwiye ko mu gitondo mfite icupa ririmo amazi ndi kugenda nyanywa, sibyo? Ngeze saa 5, ngeze saa 6, njye making ahubwo shuwa ko mbere y'iminota 30 nywa amazi. Yego. Agarekera ariyo mpamvu ndi kubarangira aya macupa. Sinari Rwanda bizi burashaka kuri insaba. Uya nta cupa ugira wowe, nta nubwo unywa amazi. Hose. Aha, urakoze cyane. Ubwo manager byumvise n'abandi barabyumvise. Ni hose ugomba kunywa amazi, kuko nimba wahereye mu gitondo yanywa urumva n'impyiko zawe pe zirasa neza. Ubirebere no ku nkari ujya gusohoka zirabaziza. Hari abantu basoba inkari z'umuhondo zifashe hamwe ujya no koza toilette. Iba barabikubwira ngombwa ngo ndababara, ngo ndasoba nkababara, niyagarika nkababara. Nta mazi nywa amazi hamwe ujya no gusoba bikakorohera. Hamwe umuntu yinjira muri toilette uvuyemo ntakubitwe n'icyuka kinuka akagira ngo nta n'umuntu wari urimo. Amazi usibye kuba ari ubuzima, usibye kuba nafasha mu kutuma udafata ipura yuzuye cyane, kwa kugifu cyawe kiba cyuzuye, anatuma n'impyiko zawe zisa neza, sibyo? Turakomeje bwo ya pura ya saa sita niyo ngiyo. Nge nasoje akenshi ngewe vuga ngo ibyo mfata ku munsi biba byarangiye, akenshi birangirira. Ikiba gisigaye rero ni iki? Ni amazi nkomeza kunywa, shaka kubona mu ubwo bunyobwa bwo guhekenya nkabuhekenya, cyangwa se nkabona mu rubuto runaka nkabufata. Nijoro rero akenshi nijoro hitwararike muvandi, niba ushaka gutibira itwararike ipura ya nijoro. Ipura ya nijoro buriya ni karabutaka, ipura ya nijoro ni dangerous, ipura ya nijoro nimbi bitewe n'ibintu biyiriho. Reka nkubaze, nijoro harageze ufashe umuceri, ufashe ifiriti, ufashe inyama, kibaba we harimo noneho n'abakore baragafata kawunga n'ibishyimbo cyangwa kawunga n'inyama, sibyo? N'ubunyobwa, ibinyamavuta bya mbere bibaho, proteine muri ibyo bishyimbo n'inyama zirimo noneho n'amavuta, sibyo? Warangiza kuko uri umusirimu uti nta nubwo nasinzira ntanywe y'amata, nayo ukabuyakubiseho. Tekereza ibintu byose ushyize mu nda umve ngo ibintu bigiye gukora yiki. Noneho kuko igifu kirananiwe n'umubiri wawe urananiwe, wiri ukora, urahita ugwa agacuho ujye gusinzira. Ni hahandi umuntu ijoro agenda akarara yihindukiza kwa ko mu nda bidatuje, noneho mu gitondo akabyuka yumva mu nda hagugaye, nta nubwo usinzira neza. Ariko se reka nkwereke gato kuri ya pure yanjye ndi kubabwira. Nijoro witahiye kuri ya mazi yawe umara mu masaa moya, ugafata imboga, wabiki irinde. Hari abantu nyambona bakunze gufata amaronji bagiye gusinzira, vitamine C ugiye gusinzira ntabwo ari nziza. Kenshi uzumva ari nk'akantu karimo karakugaruka nko mu muhogo, karakantu kirinde, ntabwo ari keza. Ibyiza ibyo ufata byose bifate mbere y'isaha cyangwa iminota 30. Bibaye mbere y'isaha ndakwemeye, ahubwo tuba turi kumwe. N'amazi yafate nibura mbere iminota 30 cyangwa isaha. Ariko ipura yawe ya nijoro yigira imboga, cyangwa se ufate za watermelon ubivangemo n'agatangawizi cyangwa uvangemo na za kokombure. Niba utanabifite fata amazi cyangwa ufata amata cyangwa ufata imbuto, bya bintu bitagora igifu habe na gato. Nurangiza ubifate ubundi usinzire. Numara gusinzira ko tuba tugira ngo nijoro hawe umubiri uraba uri kuruhuka. Niba uri kuruhuka nicyo gihe cyo kugira ngo n'ibinure bitatwitswe bitwikwe, metabolism yawe ibe mu mahoro. Noneho nibimara kubaho ibyo bintu mu gitondo ni handi umuntu abyuka ari kwayura ashonje, niba ngo tuvuga ngo break fast, ubugiye ku breakinga fast. Ya fast wayigize nijoro umeze nk'umuntu wabwiraje, sibyo? Kuko wabwiraje mu gitondo fata ikintu kirimo intungamubiri
zijya gukuvura hahandi hatagiye ikintu nijoro. Turimo turabyumvikana, ariko nijoro nubifata umubiri uri bukonsemo utuntu duke cyane, ibindi bijye gushaka ahantu bijya. Ibinure byishakira aho byibika n'ibyishakira inzira. Igishaka inzira kiba gishaka gusohoka. Uriya mazi tunywe yishakira inzira, uko byagenda kose nagiye muri toilette n'uruhago rwaturika yishakira inzira, sibyo agasohoka. Ariko ikinure ntikishakira inzira ngo gisohoke, kiyishakira aho kibika, kishakira stock. Kandi stock ni ukongera umubiri, kuko ari wo umubiri nibwo bubiko bw'ibinure. Banga umubiri wishakira, nako ibinure byishakira stock. Turi kumvikana? Niyo mpamvu rero nuramuka ubikoze nijoro ugafata yapurana kubujije, ibinure bya nijoro, ibinure wafashe bizishakira aho byibika. Usanga inda bana yanjye nyakubaho kinye Nyanza hafi aho ngaho, nimba watebezaga ntuzongera gutebeza, agasengero wambaraga ntuzongera kukambara, akaboko uzajya ujya kwambara mu mukenyero ushaka akaboko, twadupira tw'amaboko agera hano, usanga akaboko kawe kari umva ni ibindi bindi. Si ntabwiza burimo sinkubeshye. Buri abantu bazi ngo umubyibuho n'ubwiza, nimba ubyibushye ntabwo ndi kuguca intege, ariko umubyibuho n'uburwayi. Yanda ya hano ku ruhande ntabwo nza hano, hari ibintu biza bikatwituraho. Oya ntabwo ari byo. Umva jabi ntunyobye, ntabwo ari byo. Namenye ubwenge ariko babyita, areka nibugire inda yo mu mpande, ariko kugira ngo abantu babyumve bagita ngo ni ibinyenyanza. Ntabwo nzi impamvu bakoresheje iyo terme, sinange wayizanye, sinanabizire. Rero nimubimpore inshuti zanjye munkurikiye nuko nasanze babyita. Ubwo rero umunsi wanjye akenshi uburangiye ni kwa kuri ufata akadushe k'amazi akonje, y'amazi yawe wagomba kunywa ukayanywa akarangira, hanyuma ugafata ya pla yawe itiganjeho za protein ibinyamafufu n'ibindi, cyane cyane imboga. Buri imboga ni ibirinda indwara, sibyo? Nimba ari ibirinda rero indwara bifate. Numara kubifata wibrose neza, woza amenyo yawe. Nabikwibukije nubwo bitagabanye ibiro, ariko ni isuku nziza cyane. Numara koza amenyo ugende usiyagize Imana, nurangiza usinzire, sibyo? Mu gitondo uzanabyuka wumva mu nda hawe habaye hatope, sinkubeshye. Bas bigerageza uyu munsi urebeho kino kiganiro, nubyuka nta kintu cyahindutse muri wowe, umpamagara ngo abantu bakora siporo ariko ntibagire icyo bagabanya mu mirire. Akava muri siporo akaza amasambusa, hari abantu benshi babikora byo. Hari abantu kuvuga ngo ikintu arimo arabaza, hari abantu bajya muri siporo, sibyo? Nk'ubu ngubu nkajya muri siporo sha icyo yakikamanuka imyenda igatoha, nkaza mubona ndi kwahagira byacitse. Norvege nkayimanuka nkayizamuka, ntabwo nanayishora icyo gihange sinakibona. Hanyuma nagera hano mu rugo, igikoma hafi aho n'amatarimo, amasambusa hafi aho, umugati hafi aho, byose yanzara yose mfite nkayimarira ku iplape. Ndakubujije ibyo bintu, stop. Rekera aho wari ugeze, hagarara. Ikintu ubukoze urakizi, tuvuge utwitse kalori 100 ngahe, ntazi ko zingana bitewe na siporo wakoze. None ko uraje nta nubwo ushyizemo kalori z'ingirakamaro, ahubwo ushyizemo n'izikwica, kuko mu bintu wenda ufashe harimo na za fast food. Nabyo ndaje mbibabwira gato mu kuntu bifasha mu kugabanya ibiro. Nimba utakaje kandi ushaka kugabanya ibiro, fatirana ibyo bintu umaze gutwika, wongeremo duke dufite akamaro. Tuvuge uragiye urirukanse uragarutse, sibyo? Fata nimba ari yatasi yawe y'igikoma, nimba ari agapome, nimba ari umuneke umwe, wibivangavanga. Shafata wenda umuneke uyu munsi n'itasi y'igikoma n'umugati, rekera aho ngaho ujya mu kazi. Ubwo mu magambo make, ushaka kugabanya ibiro, siporo ni ingenzi, ariko akabanza akamenya n'amafunguro agomba gufata kugira ngo yes, umuntu ushaka, ubivuze neza, umuntu ushaka kugabanya ibiro, siporo ni ingenzi, no kwiyima ni ingenzi, ariko ntiwiyime byose. Ukamenya amafunguro ugomba gufata ayariyo. Ni ukuvuga ngo ibintu winjije n'ibyo usohora, ibyo usohora byakabaye byinshi bikaruta ibyo winjiza. Siporo yikore ni nziza cyane, yikore, ariko siporo ntabwo ari urufunguzo rwo kugabanya ibiro. Noneho n'abantu benshi bajya muri siporo ariko bakanagira peti cyane, bagafata amafunguro amwe arenze, ashobora gukora icyo twita body shape. Ugasanga indiri ariko irakomeye, akaguru ariko karakomeye, ariko umuntu ukabona arabyibushye arakomeye, ukabona n'umusazi yawe usunika, sibyo? Kuko wa mubiri uriho,
kubera ko ukoresha uragenda ukomere. Icyo nicyo siporo izakora. Uzabona cyane cyane nk'abatipe bakunze kujya kusaba ama protein, sibyo, kugira ngo ajye muri gym, noneho bya bindi yariye bijyemo proteine zibe nyinshi, akaboko kabakaboko, akaguru kabakaguru, n'inda yikore. Uzabona cyane cyane akora ngo indi igenda ariko akaboko akongera. Uwo nguwo yakoze siporo ariko anongera amafunguro afata n'intungamubiri afata. Ubundi ntitwongera amafunguro, akenshi yongera intungamubiri zirimo ashaka. Nimba ari ukubyibuha n'izo proteine n'ibindi yabyongera, ukabona umuntu arabyibushye nk'ama bounce, uzabona babyibushye ariko ashaka afite imbaraga. Akaboko ke kaba kangana nk'itako. Uwo muntu rero no kuvuga ngo uko nguko nyine niko abarese mukomera. Ariko ngiye ngase cyane ku bantu bashaka gutibiro, cyane cyane abamama bakobwa, nakubwira ngo kora siporo ariko iyime. None se uri mu kazi, sibyo, isambusa iciyeho urayiriye, akabrochette kanyuzeho urakariye, ikiraha kinyuzeho igi urabiriye, fanta uragotomete, ngiye burako kimara inyota. Ndakubwiza ukuri ntabwo uzatibira, ahubwo uzabyibuha. Nunabyibuha ukomeye, uzabyibuha kakubeho. Nicyo nakubwira. Iyime nko mu bintu nzi nshobora kunywa bintunguye, kwa kwenda ndikumwe n'ifiti zanjye ntabwo nazisuzugura, ni fanta. Fanta nywa bintunguye, nyinywa bintunguye pe. Bigeze rimwe kunserereza ndahantu, yeze kubibwira abantu baranseka, basaba fanta barambwira ngo bagure ikintu ngiye mu amata, baratureze baraseka. Natsa amata ndahabwiye ntimunangire neza ashyushye nta kibazo, nunyashyira mu kirahure ndanywa, baransetse n'ubwo baracyanseka ati ni wa muntu nywera amata mu kirahure. Ndabwiye nimba atari amata munyihera amazi hanashyushye byaba ari byiza, sibyo. Bango fanta indi kure, pizza burger n'ubundi nta n'ubushobozi bwabo hari bwo kubigura, usibye kwihendesha kujye kure. Ayo mafaranga 10,000 bari kuguramo pizza na za burger, guramo imbuto n'imboga. Amafaranga wari kuguramo ibyo bisambusa n'ayo masambusa reka ne kubituka, ayo masambusa guramo ibindi bintu bifite akamaro. Ushaka kugura igi mu gitondo ukarikoresha, ni kalishium biri bukomeza amagufa yawe, harimo izintungamubiri. Ariko nabwira ngo turekera aho ngaho kongera ibiro ngo tubeshye ngo imibiri yacu niko imeze. Nimba byaranze cyakora haguruka ushake umunutritioniste, barahari babyigiye, arakugira inama, murakorana urugendo. Ubwo ibyanze nibyanga kuri ibintu bwiye kwa nutritioniste bikanga, pole zaba ari uburwayi ugenda ukibanira nabo. Mbabwira ngo ibintu birashoboka cyane. Urugero nkanjye pe, ntabwo ari amakabya nkuru, habe na gato. Abantu banze reka dusubirane nyuma gato. Niyongereyeho iki hagiyeho ibiro bingahe, havuyeho bingahe. Suko ntabyaye ngo nk'igikoma mbyibushye, narabyibushye bana we, ndabyibutse narabyibushye. Hajya ndeba itama, nkareba itama ahantu rigera, nkareba inda, iyi nda mureba kakanya umva. Noneho narindi no mu bihugu by'abanyamahanga, ibintu byose ari amavuta. Naragiye ndabyo hamwe nabo twabanaga, mwatereko se mubye uzongera usubire kuri yataye. Ariko birongera birakunda kandi birashoboka. Nukuvuga ngo nimbunzi 2015 kuko nge nabyaye mu gihe gikurikiranye, ndongera ngira igihe cyo kugaruka kuba ngewe kugira bya biro byanjye. Hashize imyaka hagati y'8 n'10, hagati y'umunani wenda nzamure 8, reka mvuge ku myaka 8. Imyaka 8 ukunzi n'umwenda wenda no kwenda iyo myenda imwe ntakiyifite, ariko hari nk'umwenda umwe mbonye wa kera nakongera nkawambara ukankwira. Hari umwenda ntigeze kwambara ejo ne muntu urankwira wo muri 2015-16. Imyaka 8 irashize ngana ukungana, mfite ibiro mfite n'indeshyo ntaho yagiye. Ibintu birashoboka nkubwije kuri birashoboka. Yewe nuwo tubana nawe ni wa wundi ntahinduka, kubera ko ari ibintu navuga ngo twitwararika. Tuzi neza ububi bw'ibiro byinshi n'ibyiza byo kugira ibiro biringane n'umubiri wawe, kuko ntugomba kunanuka none ngo ujye munsi y'ibiro ugomba kugira. Cyo gihe uzisanga muri malnutrition, uzisanga ukwiriye kujya kuri za rutofu baha abantu bafite imirire
mibi hano hari umuntu imbere wagira ngo ayirimo ni ukuvuga ngo muze kuza mwese kumbwira pe ndabafasha pe mbapimire ntuza yanyu mbarebere BMI yanyu body index yanyu sibyo mass ni ukuvuga ngo hari ibiro ugomba kugira indeshyo n'imyaka nimba umugabo hari imyaka uba ufite n'indeshyo uba ufite bikakwereka ibiro utakabaye urenza no ku umugore imyaka runaka indeshyo runaka hari ibiro uba ufite ngewe ubaho ndi ntabwo ndi muri overweight ntabwo ibiro byarenze ntabwo ndi no muri obesity ndaho ngomba kuba ndi no gusaba Imana ngo ntihazarenge nzarinde ngira ya myaka nuzukuruza ibiro byanjye rwose bikiri sawa ndabashimiye rero reka gatoya duhite tujya hahandi nari nabemereye turahajya mu kiganiro gikurikiraho nimujye kure please subscribe watch share na like ubundi tubane guys bakobwa muze mwumve impamvu mubabara muri cyagiye mushiki wawe mubwire madamu wawe mubwire muturanye mubwire iyo besto mubwira azarebe kuko n'ubufasha ugiye kumuha kandi buzamufasha ntimujye kure